Jacky Sharon njyewe ndabanza kugaya ubutumwa ntanga, ndabanza kugaya abamuha platform, abamutunga mikoro. Nahoze ndeba Iris imukoresha interview. Iris sinzi niba ari hano, mumumbwirire uriya niwe content creator we yabonye ni ibiki avuga yumva. Iris ni ukuvuga ngo editorial line ye ibira nibyo yumva yageza ku banyarwanda. Nahoze ndeba n'abantu bamukoresheje interview, nawe rega ngo asiga ahamagara press conference, muze kureba mikoro zari zimuri imbere. Abo nibo nagaya, nkagaya n'ababikwirakwiza, nibo nagaya. Undi we ngira ngo ibyo uvugira ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza uriwe, level y'indero ufite, ukwiyubaha wowe muri wowe ufite, ikinyabupfura ufite ku banyarwanda, nicyo bigaragaza. Hanyuma mwebwe mwitwa ko mwasomye. Iriya niyo content mubona mugomba kugeza ku banyarwanda. Uriya niwe content. Ngira ngo urakoze cyane kuzana kuri icyo kintu, ariko abo ngaya nabo ngabo, ariko noneho nabo ndabihanangiriza. Bira ni ugukwirakwiza ari amafuti, nimwe mu muha rugari, ariko turaza kubihagurukira for sure. Turaza kubihagurukira. Niba ziriya content z'umwanda kuri arizo ugomba uploadinga, warangiza ugahereza abantu bakureba abanyarwanda, nabyo turaza kubihagurukira. Uwo uri we wese, the moment ufite kamera, ufite imbuga nkoranyambaga, hari social responsibility ufite, hari responsibility ufite ku baturage, yuko utagomba gukwirakwiza uriya mwanda wose. Ibyo avuga nka biriya abantu bakanabiseka ukumva yagiye kuri space. Uwitwa Dumba nawe wirirwa amwogeza. Dumba mumumbwire ngo hari igihe yajyaga avuga ibintu bizima, ariko noneho nta kigenda cye. Urumva nyine ibisa birasabirana, sibyo? Niho umugani umuntu yavuga. Nawe wowe ugiye guha umuntu uriya ukamuha interview, urumva nyine niyo konti ibisa birasabirana. Tuvuge dute? Ariko hari ikiza gukorwa. Murakoze cyane, urakoze kumentioninga, to bring attention kuri abantu, kuko imbuga nkoranyambaga ni nziza, ni nziza. Tugomba kuzikoresha neza, tukazibyaza umusaruro neza, ariko mu buryo bwiza. Nduguyanga mwubaha abanyarwanda, mwubaha abanyarwanda. Njya mbona bose ikintu mutangira mutajya mwibagirwa ni subscribe. Bantu bangiye dukunda mu Canada ngo n'intara ya kangahe, ibyo nibyo bantu mubagenera ngo bantu banjye. Iyo rero utibagiye kubabwira ngo please subscribe, bahe content nzima, ntabwo bakeneye uriya mwanda. Hari mwaribeshye cyane, hari abantu bibeshye ko ngo amatiku ari yacuruza. No, ntabwo ari yacuruza. Buriya gucuruza amatiku ni nk'umuriro w'ibipapuro, uraka nyuma y'amasegonda ukazima. Hari abo twabonye bavuye mu nzira. So niba rero ushaka kuguma muri business, tanga content nzima ikubahishe. Ejo bundi nabonye hari abantu biteramo brage. Wa mugani utashye wirirwa uvuga biriya, wagize na content, abana bawe ukababaza bakakubaza uvuga ko wiriwe mu biki. Ariko ziko mu bantu uha uriya mwanda n'abana bawe barimo, byanze bikunze. Ariko nanone hari igihe ureba ukavuga ati ibisa birasabirana. Ngira ngo byumvikanye. Urakoze cyane.